Bana kabisa rero reka nongere nizere ko umeze neza cyane aho muri yagiye atandukanye abakunzi ba mwari mutisa mwari mukino nizere ko ibintu bimeze fresh sana kabisa so n'umukino ukomeye cyane byo guskipia Hospital na equipe ya Almileke ubwo rero abasore bakaba bamaze no kuba basesekara mu by'ukuri ngira ngo murabona ko imodoka nibwo ikirambinga ariko nkoka byaramwe iyi bisanzwe uwo bita Abdara perezida wa equipe ya Rayon Sport yavuze ko rwose ibi bitazongera kubaho kuko bagiye kubashakishiriza bisi nziza cyane igezweho cyane kabisa ubwo rero bagiye gushaka bisi ikindi bazakora no gushaka abakinnyi babiri b'abanyarwanda bagomba kongerwa muri squad y'equipe the same event na equipe ya Almileke ihita yinjira nirwo rwego rwayo kabisa Almileke Sport Club kabisa mu gihugu cya Sudan Almileke heruka kungana equipe ya APR FC ubusa ku busa ubwo rero gahunda ziteye gute kuko gahunda zose zimeze neza kabisa imbere y'abantu hagarara hano ku ruhande gato kugira ngo imacho kwa byagera neza cyane kabisa bwino ubanze utwereke equipe amurera ko nije kuba isohokamo neza cyane kabisa uzuminge kugira ngo ikibi cyose kigende bakibonamo neza cyane kabisa ngaba rero n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barangajwe imbere na team alright kabisa ubwo ikipe ya Almileke ngira ngo rukone muri iki iri kugenda isohoka byinshi kabisa hatari bana bataramu bari tetse na Mutad ariko Novic toza equipe ubundi ya Almileke ataliza abakinnyi ba equipe rero team manager ngira muramubona neza cyane chafe akaza kandi mu by'ukuri Dr International yo murare bamwita Pascal Petit ngira ngo ari kwinjira neza cyane kabisa mu gishaje y'ifite muzamu International mu gishaje ameze neza cyane foringanye ebana ameze neza cyane umutoza Bruno Ferrer International Bruno Ferrer ataliza kabisa amwita Ndikumana Asman Super Strike International kabisa akaza n'umuvandimwe bamwita Cindy Paul Jesus ayibamwakire kabisa umukinnyi yitwa Azizi Dao akaba ahageze neza cyane kabisa Chimimana Emmanuel Kabange arahari bamwita Ebana Kitoko Likao akaza kandi umuvandimwe Tambie Gloire ndetse na Chimanga Super International Defense amwita Kwizera Olivier International ebana bayinje cyane Bruno Ferrer toza International iyi ni murera mu by'ukuri yiteretse ataliza so rero ni umukino ukomeye cyane ugiye gusa equipe ya Hospital na equipe ya Almileke kabisa uko gahunda yahageze ama equipe ahagerera rimwe ibi bintu ni sawa cyane kuko mu by'ukuri ikipe imwe yajyaga ibanza ikagera indi ikagera nyuma ariko bajya babivuganye binjiriye rwose rimwe n'ubundi ahangaha kuri Kigali Pele Stadium ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri ikaba igiye kuba yitereka neza cyane kabisa ubundi igategura uyu mukino ikawutsinda ikajya muri phase retour imeze neza cyane ngira ngo perezida yagiye atangaza byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi agaruka mu by'ukuri Almileke turayibona Almileke bro ayita Almileke nayo yinjira mu by'ukuri imeze neza cyane abasore baheruka kungana na equipe ya APR ubusa ku busa bamwe basore baremereye cyane nabo abanyamupira cyane biteretse cyane kabisa Hariska ataliza ataramu n'abasore cyane n'abasore peripe ataramu sawa n'abasore peripe reba urabona bamwita Professor International Darko Novic ebana kabisa equipe ya Sport mu kanya gato rero
ikaba igiye kuba yitereka cyane ku mukino ukomeye cyane ndetse na ekipe ya Al Merrek Pretor Al Merrek yo mu gihugu cya Sudani. Match ikomeye cyane kabisa Tita Shumali. Turakomeza nyine kugenda n'ubundi mu by'ukuri tugaruka kuri uyu mukino, turakomeza kugenda dukurikirana highlights z'uyu mukino, tureba byinshi biba biri kugenda nyine bigaragara mu kibuga ku isaha mbiri. Abanyamupira tubaza kuba twibereye muri stade hariya kuri BK Arena, haza kuza kuba habera n'imikino n'ubundi y'equipe nationale Amavubi ya handball. Ibintu byaza kuba biryoshye neza cyane kabisa. Ebana sha reka nze negere ku kibuga nze ndebe neza buri ki ibintu bimeze ubundi rwose kandi makazi cika ubundi rwose imakazi ze kuza kwa zicika. Ahangaha niho mabisi aparitse, ngiye murabona polisi nari gukora imyitozo, ifite imikino ikomeye cyane, ifite match harimo AS Kigali muri uko kwa kabiri, ntago borohewe cyane mu kwa kabiri.